Mama wambabariye koko. Muto, kuba so yafashe iriya telefone nuko afite impamvu kandi ifatika. Mama nukuri nyumva mu mbabarire. Ikintu kimwe ugomba kwitaho ni amasomo yawe nta kindi. Ariko mama ntugire n'ikindi umbwira rwose. Erega nari nabwiye niki ko mpita nyimusubiza, ntabwo nari kwigumana rwose. Ngo iki? Nukuri ma nta soni, icyo mpfa nawe ntiwumva. Nakubwiye ko biriya bigare byawe ntacyo bizakumarira usibye kukubuza amasomo yawe. Ariko sema ibuka cyagiye papa mbaza ibya presentation y'imibare. Uziko ari bare abakobwa muri groupe yacu bamfashije kubyerekana. Nukuri ma mbabarira nawe nyumve kuko sinshaka kuri inshuti zanjye rwose. Oya muto, nawe wari wakabije. Kugeza ubwo se kwambura iyo telefone agusanze uri kuyiririmbiraho aho kwiga. None subu mama ko twakoze ya presentation y'imibare turirimba ntibabikunze. Gusa nyine bakeneye telefone yabo kuko bagomba kwikoresha muri repetition. Rero ntibagomba kunzirama. Okay, papa wawe dore yayinsigiye. Ndayiguha uyisubize ba nyirayo. Urakoze cyane ma. Ahubwo uyu munsi nabwo tugomba gukomeza imyiteguro kuko hagomba gutorwa abazahagarira ikigo cyacu ku munsi mukuru wa anniversary yacu. Nkwiki? None ma wambabariye nkarepetana n'abandi koko. Ibyo ntibishoboka. Sinshaka kuzongera gusubira muri ariya magroupe rwose. Uranyumva? Ariko sema Muto, ndavuze ngo oya. Sinongere kumva hari n'icyo uvuga rwose cyangwa ni telefone nyikwime. Oh my god, ako se Muto, ibyo uvuga nibyo cyangwa? Ani nanjye simbyumva pe. Muto tubwire neza cyangwa nuko utazi gukoresha telefone. Ngo ntuzabe indirimbo iherereye. Akubwira ibyo ushaka kuvuga n'iki ngabi. Umva nayishatse ndongera ndayishaka. Iriga papa yisibye. Mana we utambwira ko yantware memory card. Muto ntabwo wanyira we. Umva sibyo shani, sibyo rwose humura memory card yawe irimo pe. Aho reba irimo. Okay, noneho ubwo dusefi twanjye turimo nyine gusa ikimbaje nuko ntazongera kurimbana namwe. Iki? Amarushanwa uyu munsi kusibyo noneho nibikira. Hari icyabaye kuri Gigi ko mbona ari utari muri groupe yacu. Gigi aba yikererewe nyine. Valentin ntabwo ikibazo ari Gigi. Ababyeyi ba Muto nibanze ko azongera kuririmbana natwe. Ngo iki? None se Muto ni utari buririmbe urakora iki hano? Nanjye byibaza. Nyine narimbazaniye telefone. Sha Valentin ibaze ko papa we yasibye yandirimba muri phone ya Nick. Kibaba we. Mana yanjye none se Muto byibuze se dushobora kuririmbana uyu munsi gusa? Nabisabye mama na papa bose banyangiye ko tuzongera no kuririmba. Ariko we dushobora kurepeta Muto natarimo tukumva uko bikunda. Nta mwanya dufite. Ubundi se ninde uri buririmbaho Mutoni yari kuririmba? Nibura se twahisemo indirimbo twese tuzi. Oya ibyo byo ntibishoboka. Ubu se mwirengagije umwanya wose twataye kuri iriya ndirimbo. Mana yanjye erega nawe wirengagije umwanya twataye ni gusa tugomba gushaka icyo dukora byihuse pe. Ariko ubundi ubunemeye gukorana n'abantu nkamwe gute? Nakagombye kuba ndirimba njyenyine. Uratangiye. Umvani vana matiku hano. Ni wumva udakeneye kudufasha ugende. Sha mumbabarire rwose ntabwo nashakaga kubatera ibi bibazo byose. Sha birumvikana ariko se nibura Muto wagerageza kwinginga papa wawe tukareba ko yakwemera byibuze ukagaruka. Papa cyangwa se tugasaba directrice akamutwingingira sibyo? Wenda yamwumvisha ibyiza by'iyi groupe yacu. Ngo groupe nyine groupe se nyabaki. Uvuga gutya ariko ani nyamara mugani wa Valentine directrice twamubwira da ubuse niba yaremeye Giga kaza mu kigo urumva ari hatadufasha. Yewe reka nigendere ndabona ntazi. Igihe wahereye nturava mvaho ntakomeretse. Mana yanjye kubera ko ntambwe imokera indege. Manzi uri muziye wowe uri kuririmba cyangwa uri kwivugisha? Erega kuririmba si ibyanjye mwana Pazo n'uguhatiriza tu. Umva ni utabishobe rero bivemo. Sinshobora kuririmba n'umuntu nkawe wagira ngo urimo kwivugana. Umenye ko iri rushanwa turimo urumva tugomba gutsinda abakobwa. Happy man Manzi ntiyava muri groupe yacu man. Erega nubwo atazi no kuririmba ashobora kutuvugiriza ingoma twe tukaririmba. Abibasha se. Man rero nabishobora se. Mfasha wabishobora nyine. Ahubwo we murumva tutahindura iriya nteruro ngo
ntabwo imukira indege njye ndumva nta butumwa burimo rwose ntacyo bivuze kandi kaga bite bakobwa beza ni byiza ani izi ni za nshuti zawe muririmbana se yego niwe mama ubwo se kutabambwiye neza ani ntabwo nabashije kubamenya neza ku munsi wo gufungura ikigo cy'urubyiruko hari Gigi ariko ntabwo ari hano uyu ni Mutoni Ngabire ndetse wowe ugomba kuba uri Valentine yego ni njyewe umenye ute se uyu rero ni mama wanjye akunda kuza kunsura ku bigo byose ngiye kwigiraho ni byiza mwamaze kwitegura se umuri tayari kujya kurushanwa n'abandi uyu munsi Anike ntiyakubwiye ibyabaye se oya wambwira niki se cyabaye nyine mama Mutoni yavuye muri groupe yacu kandi nta njyana byagira tutari kumwe twese rero twahisemo kubireka aho gusa reka ntibishoboka mugomba kwerekana impano zanyu ariko njye ndumva mutambuza kwiyerekana ko hakiri umwanya se nakwiyandikisha nkaririmba njyenyine nta soni ani ni imyiteguro yose mwakoranye erega mama papa wa Mutoni yakaniye ntiyahindura icyemezo yafashe oya ntibishoboka tugomba kugira icyo tubikoraho twari twapanze kujya kubibwira directrice ngo twe twapanze ani nyine twese erega niba mwahisemo gukomeza ntabwo mwakomeza mutamfite murumva ko munyeneye ariko mana cyane rwose ni turagukeneye cyane mama ni rero twashakaga gusaba directrice kugira ngo atwingingire papa wa Mutoni turebe ko yemera byibuze ko tugumana ikibazo nuko twanamubuze ko mbona musa nk'abahangayitse bako mwabaye iki niki kitagenda mu rugo banze ko ndimbana na ba Valentina muri competition nibyo se yewe reka tica Moses arebe icyo abafasha bikemuke nibyo reka ndebe icyo nakora Valentina nakuvugisha gato mama ni ko twari tugiye kuvugana na tica Moses nta kibazo Valentina reka vugane na Ngabire Mutoni na Anike barakubwira icyo twagezeho nta kibazo none ubwo turasubira ngaho bye bako bye ngaho nimumbwire mbafashe iki twashakaga gusaba directrice ko yatwingingira papa wa Mutoni yego ariko nyine dukeneye umuntu mukuru ushobora kumwumvisha ibyiza bya groupe yacu n'uburyo ifasha abandi nyine ibyo twifuzaga papa Mutoni murumva ibyo azabyemera ntabwo mbizi nanjye ariko nibura tugomba kugerageza tica sinshobora kwangamira ibyemezo by'ababyeyi ariko nimuhumure ndagerageza kumwumvisha ibyiza Mutoni amaze kugeraho kubera kuba muri iyi groupe geranyije nuko namubonye reka ndaza kumuhamagara mu biro nibakingura mwe muretse kwishima ntacyo mbijeje kugeza ubu nta kibazo rwose mbega ushyuye hano mu modoka Valentine nkumanura ikirahure kingura rwose urakoze rwose izuba ryari ryasaze ikibazo rwose nashakaga rero kukuganiza twiherereye nta kibazo nashaka kukubwira ko ukeneye umuntu mukuru wagisha inama wajya unyisanzuraho ukaza tukaganira igihe cyose ushaka sibyo urakoze cyane ariko nyine gusa nuko akenshi nkunda kwicecekera sinjya mpfa kuganira none se umerewe uti mu rugo bimeze biti sinzi ariko meze neza nta kibazo nibyo niko mbona ubuse ko mbona papa yagarutse mu rugo nk'ibisanzwe nta gihinduka yewe umugabo wanjye rero yambwiye ko papa wawe ngo papa wanjye iki oya ntacyo Valentine mama ni unyihanganire ngomba kugenda amasaha yo kurya yagiye kandi ntago ndarya ariko rwose Valentine umbabarire rwose niba oya nta kibazo mama ni reka ngenda ahubwo gusa rwose ujye ugerageza kugira uganiriza yaba njye yaba undi wizeye biba byiza burya murakoze cyane rwose wirirweho ngaho bye Valentine bonne chance mu marushanwa yanyu ndabizi ubu byakemutse byageze gute we tica Moses hari icyo yabafashije wapesha Valentine turacyategereje reka mama wanjye yagushakiraga iki humura ni ntacyo twigeze tukuvugaho rwose none mwavugaga ibiki ntacyo nyine yambwiraga nako arashaka kujya dufasha
adufashe iki se Valanti singira umunota mbonye ukuntu muri bukanire tumaze kubatsinda rwose ariko pasi ntukikire igiti ubwo se aribwira ko ashobora gutsinda gurupe nk'iyi ifite umwamikazi nkangira umwamikazi gabanya kwiyemera aho ngaho ukuntu ukayigira ubwoba kaga manzi ngwino twigendere bantu yes igihe ni ikiwango turabemeza uretse wa mwamikazi we uraza kwibona ko bamwe bikinamico batsinda bazo uretse sha turaza kuba tureba sha ariko muri kunsetsa mwese koko ntituzi niba turi bunaririmbe ariko mwashyushye reka muze tujye kwirira sha Moses nawe ntacyo yatumariye sha wenda nagigara hasi yewe abakobwa mwe muretse kugenda sha Moses karame papa wa Mutoni yavuze iki se yiguti cakibwire bimeze bite nyine ntahamagaye papa wa Mutoni hanyuma mubwira ibya Mutoni n'icyo mbona byamumariye kuba muri iyi groupe nuko ntiyumva neza aho kuririmba bihuriye n'ishuri ariyo mpamvu yatumye abuza Mutoni kuza muri iyi groupe yanyu ubwo nyine nibyo nakundi hagati aho directrice yaje asanga ndi kumwinginga kuri telefone maze ndamuha nawe baravugana amubwira ukuntu mwakoze presentation y'imibare neza akabona kuririmba nabyo bifite icyo bibafasha mu myigire yanyu Imana ishimwe we banza wumva ariko nuko nyine abwira Felicite ko yemereye Mutoni kujya mu marushanwa ko nimunatsinda muzajyana mu guhagararira ikigo nibyo muto baba we mana yanjye abahungu barasoje nk'ubugiga ari he koko ndashimira cyane iyi gurupe y'abahungu yabashije gutegura indirimbo nziza cyane felicitasiyo kuri Pazo Kagabo n'Amanzi urakoze cyane Dimitri namwe mwese murakoze kudushyigikira umva muhumure turacyafite umwanya kandi wenda nta nubwo ari natwe dukurikira abahungu basubira mu myanya yabo reka mbonereho no gushimira cyane Teacher James kuko ari we wabafashije kwandika iyi ndirimbo itagira uko isa murakoze cyane Dimitri mumbabara ariko nyine ubu nahageze Imana ishimwe we Gigi ni cyo gutindije koko usikari twe tugiye gukurikira barasha Valentine ubundi ugira ngo biba byoroshye gupfa kwinjira mu kigo cyanyu ngaza n'imbere y'abanyeshuri yego sha nibagiwe umva icyangombwa ni uko hageze nitutabatara rero ahubwo vuba baraduhamagara tutariteguye hari ikindi gisigaye se ko groupe yuzuye n'ubu twaririmba imwe twitoje mbabwire ikibazo ni uko tutibuka neza ibyo twahinduye byose tugerageze kumvikana ndi kugerageza gupanga uko andi matsinda aza gukurikirana mu kutwereka ibyo bateguye ariko si byo n'ibiki twumvikanye ko buri wese agomba gufata mu mutwe igice cye hari ikindi none se nuzi ko papa wa Mutoni yasibye ibintu byose twari twakoze niba ari ibyo se twaririmbye ya ndirimbo Valentine yanditse okay reka bari iyo turirimba niba twese tuyibuka groupe ikurikiyeho ni groupe ya Valentine mana y'isi wowe baraduhamagaye ushatse kujya kuri menshi se ndirimbo indi yanjye groupe ya Valentine muriteguye cyangwa mpamagare groupe ikurikira turiteguye ushatse kujya kuri toilette tugiye mwiriwe mwese directrice arakoze cyane uhereye iburyo bwanjye rero uyu ni Anike Ngabire Mutoni Gigi nanjye ndi Valentine indirimbo tugiye kuririmba uyu munsi ni Uringe nanjye udahari na wowe nahari dufatanye urunana ntacyatunanira tuzazamuka tugere kure kuko ngufite nawe ukaba ufite Uringe ayayeye 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 Uringe ayayeye ayayeye
dushimira aba bakobwa tubaha amashyi menshi cyane barakoze cyane bakoze akazi keza cyane ase Pazo mwana uri mu biki se ese Pazo vipi zayo ambaze iki twarugwiriye manzi wapi urambonerera wabaye iki wowe ko mbona waho wagiye ntabwo numva ukuntu mutuje do kubera iki ndebe nimubona ukuntu abantu bakunze indirimbo ya ba Valentina nyamuraseka ubusa gusa ako barabikwiriye ewana barimbye neza rwose Pazo uranyumvise igicucura ziguharuka ku bakobwa gusa nta kindi ako Pazo urakabya mani niba abantu bakoze neza se bajye babura gushima bavuga gute se abantu bose babishimiye mani ubundi surakajwe n'iki Pazo shyiramo amazi wane zibaho manzi ntongere kuvuga uranyuma muziki se Pazo aha reka nisubire ku kibuga kwirebera kaga ndabyumva abakobwa bashobora kuririmba neza urumva ariko nivuze ko tugomba kubashyigikira muranyumva hanyuma se niba baturusha ziba kaga ntugire ikintu urenzaho urumva umenye ko dutsindwa n'abakobwa haba ari ukubera wowe aha wimbeshyera ubwo se ushatse kuvuga iki uretse sha barakobwa nibatsinda uraza kumva neza icyo nshaka kuvuga urumva humura mani Pazo ubu se ko hamaze kujyaho amagurupe arenga 3 wabwirwa n'icyo bari butsinda we wabona hagati yacu na Valentine nta na bamwe bari butsinda iyo byabaguko ngaho se nyine rekera kubatekereza we muze abantu bagiye kuvuga batsinze nk'uko mwabibonye hiyerekanye amagurupe 5 hamwe n'abakoze ku giti cyabo 4 akanama nkemurampaka rero karangije akazi kako umwanya wa mbere ukaba wegukanywe na